ni ikiganiro The True Service ikomeje gukurikira reka nguhe ikaze nawe ushobora kuba ufunguye televiziyo muri kano kanya tuba tugeze mu gice cya kabiri cyacu n'icyo gisoza ikiganiro The True Service nihuse cyane icyo tugiye kurebaho tugiye kureba mu bari muri service z'ubucuruzi bw'inyubako cyangwa amazu birumvikana muri rusange ndetse no kwita kuri ayo mazu birumvikana muri rusange aho nagiye muri kano kanya nkaba ndi kumwe na Bwana Nshimiyimana Willy akaba ari umuyobozi n'uhagarariye ikigo cyitwa Tari Realty hangaha mu Rwanda tubaye ikaze mu kiganiro cyacu Willy. Yes ngira ngo udufashije muri kino kigo cyanyu Tari service dusangamo nk'umuturarwanda ushobora kuba ari ubwa mbere umuntu yumvishije izina cyangwa turubwa mbere service dusangamo ubundi AAZ nizihe? Murakoze. Service dutanga harimo gucuruza cyangwa se kugurisha amazu twubatse amazu tugurisha nayo twubatse twiyubakiye cyangwa se n'abandi bantu dufatanya ubwo n'aba partners bacu. Hanyuma indi service dutanga muri Tari Realty nuko dukorana n'aba investors abantu bashaka gushora imari ariko badafite ubwo n'abashora imari mu bijyanye n'ubwubatsi kubaka amazu tugurisha badafite umwanya badahari bakaduha tugira uko tuvugana tugakora service ya equity financing ku buryo noneho dukorana bo bakajya bareba turnover na dividends ku buryo mu kigo cyacu bafatamo imigabane. Ubwo kuri undi dufashe kuri service n'abashoramari umwe mu mujyanira umushinga wizuteguye gusa n'ahantu kubikisha igikorwa hahari cyangwa mu mujyanira umushinga gusa uri mu kirere we mukamwereka agasabwa kuzana amafaranga ngo bitangire muri rusange? Oya nta kuri icyo ngicyo cyo ntago ari uko bigenda nka company dufite ibyo dusanzwe dukora naho bigomba kugana icyo umuntu akora tuvuge urumva icyo turebaho cyane cyane n'ukubaka inzu ziri muri kategori ya luxury ariko zikaba n'inzu zimprovinga imibereho y'abazituyemo. Ubwo rero twe dufite icyerekezo cyaho tujya icyo umuntu akora nuko agana icyerekezo cyacu tugafatanya tugakomezanya ku buryo dushobora gufataho n'ibintu twateganyaga gukora mu myaka 2 tukaba twabikora mu mwaka umwe. Mu myaka 2 akaba bakora mu mwaka umwe ngo bishatse kuvuga cyangwa usobanura iki? Bishatse kuvuga yuko n'urugero niba dufite reka nkoresha urugero gukora kubaka properties za miliyoni y'idolari n'urugero dushobora kuba twateganyaga kubikora mu gihe cy'imyaka 2 kubera yuko turi butangirane n'ibihumbi 500 twarangiza tukubaka nkeya tugakomeza gutyo ariko no kuvuga iyo abandi bantu bajemo tugafatanya bihita byuzura amafaranga ku buryo ibintu mwajyaga gukora mu gihe kirekire muhita mubikora mu gihe gitoya. Ikindi umunyarwanda ashobora kumva ko bihenze ko dufite imyumvire kuvuga ngo mu gihe ngewe hiyubakiye inzu nkagenda nkakuriya irarangiye ati ibintu birahenze dufite iyo myumvire nkavuga ati ubwo ngiye ngize amafaranga cyangwa igitekerezo ahubwo sinabagana mukasanga mugene no kuba ikigo ngiye mfite amafaranga mbagane mumfashe mu rugendo rwo kubaka gusa icyo dukora icyo gihe nibyo nakubwiye yuko abantu dukorana nabo nabagiye gushora imari ariko bari bwubaka amazu bagurisha gusa mu buzima busanzwe kubikora nka business hari abantu basanzwe n'undi natwe ntabwo tugenda kuri tere nka twe twiyubakira hari abasanzwe bakora ibyo ngibyo bakubakira inzu ufite ikibanza bikagera ikarangira kugurisha inzu kuba yahenda cyangwa yahenduka byo biterwa n'iyo nzu yariyo kuko haba hari ibiciro bitandukanye ushobora kubona ahantu ugura inzu ya miliyoni 50 ariko hari n'inzu ya miliyari. Rero buri umuntu ugura inzu akenshi ni umuntu udashaka urabizi ko babivuga udafite umwanya wo kujya muri ibyo byo kubaka cyangwa se hari n'abantu bagurirwa na banki ugasangira prefera yuko iri buguha amafaranga ukagura inzu irangiye kurusha uko iri buguha amafaranga ukajya kwiyubakira. Rero hari ibyo byose urumva birumvikana byo
hari marge ya profit ijyaho bitandukanye nuko wenda bari kujya kwiyubakira, ariko nanone nawe hari ibindi bintu bikurinda. Ikindi na kibazo kigendanye urwego rw'imyumvire yacu nk'abaturarwanda kuba twayoboka ino service, turavuga ngo twe tujye nk'abinvestor nk'abakiriya bazo kuzigura, imyumvire yacu nkaho bigeze ubwitabire bwacu. Bigenda biza, ntabwo maze igihe kinini cyane muri uyu mwuga, ariko igihe maze nabonye ko bigenda biza. Hari aho bimaze kugera, hari ikigero bimaze kugeraho. Ni ukuvuga ari abanyarwanda batangiye kugenda babisobanukirwa, cyane cyane ko n'abubaka ubu basigaye bubaka ibintu navuga ko birambye cyangwa byiza, bigenda bitinyura abantu. Kera abantu batinyaga kugura, bavuga ngo inzu bubatse bagurisha iba yubatse nabi, ariko ubu ngubu abantu bagenda batinyuka gake gake. Hanyuma n'ikindi, abanyamahanga, hari abanyamahanga benshi baza mu Rwanda kandi nabo bakaza bashaka kugura badafite umwanya n'ubumenyi bwinshi kunyura muri iyo procedure isanzwe. Rero ari abanyarwanda ari abanyamahanga bose bagenda babisobanukirwa kandi bakabikora. Hari imyumvire ko tugifite ko bihenze, akenshi usanga biba biri no mu madolari. Igiciro icyo ari cyo cyose wagikonvatinga mu madolari, ariko ubu ngubu ntabwo ducuruza mu madolari, aba ari mu manyarwanda. Ariko iyo yashyize mu manyarwanda nibaza ko umubare ari bwo bwumvikana ko ari mwinshi cyane. Rero guhenda byo biterwa n'ibyo navuze na mbere, biterwa n'ikintu kiri kugurishwa. Ntabwo ari mu mazu gusa, no mu bucuruzi busanzwe hari telefoni igura make, hari n'igura menshi, ziba zifite itandukaniro. Rero buriya buri kategori iba ifite umuguzi wayo. Umuntu umwe ashobora gutunga telefone yo mu bwoko runaka, undi agatunga yo undi bwoko buhenze kurushaho, ariko byose biba bifite itandukaniro. Ariko ntibivuze yuko za zindi ziri hejuru nazo zitagurwa. Gusa muri rusange abantu bagura amazu, hari abantu bafite iyo investment, hari abantu bafite uwo mwanya, bagenda bakubaka inzu akayubaka neza, akaba ategereje yuko hazaza umuguzi akayigura. Nibaza ko kugira ngo nawe ugurishe, kuko competition irahari, abantu babikora ubu ni benshi, bisaba yuko nawe ushyira ku giciro utashakamo inyungu z'umurengera. Uri tukiri aho uvuze ati hari n'abandi, nanjye ngiye kubaza, hari abandi ntabwo bw'inyamibikora, ariko kuvuga ngo umwihariko wacu cyangwa impinduka muri service agashya nkatari mutekereza ari nk'izihe cyangwa arakaye? Icya mbere nk'uko nabikubwiye, ntabwo dufata inzu iyo ari yo yose ibonetse tuvuge ngo tugiye kuyigurisha. Kubera duprefera ko inzu tugurisha ni izacu ubwacu twiyubakiye. Urumva abantu bari muri real estate, hari umuntu ukora, hari agents usanga uri bumpamagare ukambwira mfite inzu ndayirangije, mfasha ungurishirize. Utazi uko yayubatse, utazi uko yayubatse, nta bintu byinshi uzi. Twebwe rero twita cyane cyane ku zacu bwite twiyubakiye, cyangwa se n'aba bantu twatangiranye. Ibyo bifasha iki muri service? Ni quality assurance. Uzi karite yayo, uzi yuko na design uburyo ikoze n'uburyo byose muba muzi yuko mwabikurikiranye kandi bikoze neza. Ubwo byumvikane ko niyo mpinduka muri ino secteur. Ikindi ntabwo twagenda tutarebye ku bijyanye n'imbogamizi ku mpande, yaba ku ruhande rwanyu no ku ruhande rwacu nk'abagira ngo bikorwa. Imbogamizi ya mbere nkatwe twubaka, kubaka, igiciro cyo kubaka kigenda kizamuka bitewe n'isoko uko rimeze. Ukiraho cya giciro, haraho njya mbona bavuga ngo wenda zana ibihumbi 80 by'idolari uzafate wenda apartment mu nyubako ini, bikavugwa mbere cya gikorwa remezo kitaratangirwa kubakwa, ari kibanza kiri hariya bari gifite, ntabwo baratangiye no gusiza kugira ngo utange wenda nka kimwe cya kangahe kwijana cyangwa kangahe kwijana igikorwa kizakorwe. Icyo gihe mugennye icyo giciro mukagira mu gihe cyo kubaka kira gikorwa, amafaranga wenda idolari kazamuka, ibintu ku isoko bigahenda, karimo arakizo kira giciro. Ntabwo tekereza ko ari imbogamizi cyangwa umutego wabagwisha mu kuba wa muntu wamukorera ibitazaramba ku kigero mwari mwumvikanyeho?
udakomereze kuri icyo cyawe wari ugeze. Urumva iyo uri gukora umushinga nk'uyu nguyu mukora devi mukabara ibintu byose, rero iyo margin nayo muyishyiramo niba ari ikintu mugiye kubaka igihe kingana n'umwaka wose biba bigaragara cyane cyane ko buriya kenshi iyo ugiye kubikora uba ufite n'amafaranga yo kubikora ukabirangiza. Nta muntu muba mufitanye kontra ngo nutangira nzaza mbigure ubone kurangiza, bisaba ko n'ubundi nawe uba witeguye yuko uwo mushinga uri gukora ukawurangiza. Icyo uba ugiye gukora ni uko umuntu akwishyuye mbere, ariko iyo mwakoze devi nabyo murabibara mukabiteganya. Niba ari inflation muba muzi ko igenda ivariya, wakora prediction yabyo. Rero ikintu kiba nta na rimwe, kuko umuntu aguze inzu, ubwo ndavuga nko kuri twebwe, nta na rimwe umuntu waguze ashobora kuzahura n'icyo kintu. Nk'urugero nk'izo turi kubaka turi kugurisha muri ubwo buryo, ibintu byose turabifite n'ibikoresho bya finissage twamaze kubigura. Urumva rero nta kintu na kimwe kiba kiri bubihindure. God, kugira ngo nushaka kuba afite izo mpungenge ndizera ko ameze nkanjye ndizera ko zikuweho. Ikindi na kimwe hari navuze wenda ko ushaka ko wenda mwe mureba mukora nawe navuga ngo twavuga ngo wenda bishoboye, ariko se nka twenda rubanda ruri hariya two mudutekereza iki kora kuri service tutayanze kuvuga ngo kuzihendutse. Tugiye kuzihendutse rero naho tuzahagera, iyo secteur nayo tuzayigeraho, kuko biterwa n'ibyiciro by'abantu. Hari abantu bafite low income, hari middle income, hari na high income. Ariko twebwe nko mu gukora business mu gutangira twitaye cyane cyane ku bantu bashobora kwa affordinga ziriya dufite. Ntago ari ukuvuga ko abandi tuba twabihoreye, nabo niho baba bagana kuko bageraho bakazafodinga, ariko duteganya yuko ahazaza uko tugenda dukora business tuzagera no kuri icyo kigero cy'inzu navuga ziciriritse, sindi bubyite guhenduka, ariko ziciriritse zijyanye n'ibyo abandi bantu batabasha kugura izi zacu bagura. Nyamwenda nko mu gihe mumaze nk'atari mu Rwanda, haba hari impinduka cyangwa cyabaye nk'impinduka muri service zanyu, ariko biturutse ku cyo twe mwaduhaye service umuntu yarayiguze yajyamo nyuma baye feedback. Icyo ni kimwe, kandi ikindi twagarukaho ngewe ni feedback ndi bubahe iyo dufate tufashe hajyaho ikintu kimeze nka garanti, batenda tugegaranti imyaka wenda runaka iki cyangiritse tuzagikora gutya, ariko akaba feedback nyuma bite na service mwamaye nawe mukagira ibyo muhindura bitewe n'iyo feedback yabahaye. Yego, nkuko nabibabwiye niyo mpamvu natwe twita ku nzu tuzi uko zatangiye kuva kuri design kugeza irangiye. Rero ibyo ngibyo natwe biduha icyizere cyo gutanga garanti turayitanga. Feedback rero urumva iyo uri gukora uretse no gukora no mu buzima busanzwe umuntu ahora yiga. Buriya udashaka feedback kereka udashaka kwiga. Yaba ije iri negative yaba iri positive urayifata ukamenya icyo uri bukore n'icyo bigiye kugufasha. Byumvikane ko ntago mwamugeze kuri mutarone bitarabaho, kandi byumvikane ko nicyo feedback ifasha. Agira ikindi mu rwego rwo kuba wagenda n'inda message abo mukora bimwe kugira ngo atazaba wa wundi umwe agatukisha bose, message wabageneraho. Ikindi udufasha unabihuze mugendera kuki muhitamo, yaba ari design yaba ari iyo nyubako, mugendera kuki se n'icyifuzo cyacu mutoa cyangwa ibyo mudadutekerereza ahubwo mugashyira ku isoko? Urumva ibintu byose bigira data. Reka mpere kuri icyo cyanyuma warumbajije, urareba ukamenya umuntu akeneye iki, famille niba ari inzu ugiye kubaka ya famille ikenera ibiki, ese famille ikura gute, ingana gute. Ibyo ngibyo hari ababikora neza babakora ari byo bakora aba architect tuba dukorana nabo, ariko icyambere ni ukumenya ese niba ari aha hantu tuvuge, niba ari aha dufite ikibanza, niba tugiye kubaka inzu zo kubamo cyangwa niba ari ama apartment, umuntu uzabamo hano akeneye ibiki, ukabibara ukareba ibyo ari byo, mukabidesigninga mukabiganiraho mukanahana feedback. Hanyuma ni nako bigenda buriya n'umuntu ugiye kugura.
buri muntu ugiye kugura areba akareba iri akageraho akabona iyo yibonamo burya impamvu abari buyibonemo ni uko muba mwarayikoze mugendeye cyane cyane ku byo ashaka nubwo muba mutazi yuko ari uwo nguwo rero ntabwo ari ukupfa guterura ikintu ugatereka aho ngaho hazamo no gutekereza se kizakoreshwa gute nyirayo bizagenda bite niba ari apartema ndende izahuriramo abantu tuvuge 30 imiryango 30 mu buzima busanzwe bibaho iti biniziye serivisi bahuza niba ari bafite abana bizagenda gute ibyo byose mwabitekereje ni nayo mpamvu nyine habanza igishushanyo hakaza rero n'ibindi bijyanye n'amabwiriza n'amategeko y'umujyi wa Kigali cyangwa se iyo bigeze mu tundi turere ubwo ni mu turere haba hari master plan ivuga hagenewe ibi bigomba gukorwa gutya na gutya na gutya ibyo byose nyine mukabyubahiriza rero umuntu ugura yaje we areba bitewe n'ibyo ashaka umuntu ushaka kuza kuvuga ati mfite abana babiri hari unubaza akavuga ati twebwe abana bacu barakuze dusigaye twenyine dukeneye inzu ifite we n'ibyumba bibiri abuzukuru bazajya baza bakajyamo urumva haba harimo izo criteria zitandukanye kugira ngo dusoza icyo wabwira abari badukurikiye tugana ku musozo ubwo ni nka message wabagenera nahera cyane cyane ku bantu turi mu mwuga umwe gutanga serivisi nziza cyane ubwo abantu bagurisha amazu tuzi ko ari abakomisiyoneri hari ukuntu bijya bivugwa umuntu akavuga ngo ariko ngo umeze nk'abakomisiyoneri sinzi icyo bivuze ariko cyakabaye kivuze ikintu cyiza rero nk'abantu bari mu mwuga wacu wo kugurisha amazu ikintu nababwira ni uko bagomba gutanga serivisi nziza noneho by'umwihariko ubu ngubu u Rwanda ni igihugu kimaze kumenyekana mu gutanga serivisi amanama twakira hospitality ni ikintu kiri hejuru na tourisme iri hejuru rero abo uko baza bahagana iyo bahakunze itashaka inzu ndashaka gutura ndashaka ikibanza ndashaka kuinvestinga mu mushinga umeze gutya na gutya uretse no kubikorera abanyamahanga n'abanyarwanda ubwacu gutanga serivisi nziza numva ari ikintu tugomba mu kubaka igihugu cyacu no mu guteza imbere ibyo tugenda dukora bya buri munsi ubwo rero navuga ko byiyuze serivisi igenda neza mu mwuga wacu cyaba ari ikintu cyiza cyane gikomeye hanyuma ku bagura nabo icyo navuga nabahaho ubutumwa ni ukureba ukamenya se niba ngiye kugura iki kintu ukamenya n'amateka yacyo ukamenya se bimeze gute bitari kuvuga gusa ngo amafaranga ndabyumva byo birumvikana n'icyo kurebaho ariko amafaranga ntago bihagije kuba ikintu gihendutse gishobora kuba gihendutse ariko kiri cheap kidafite karite nziza rero bisaba ko nabyo mubireba mukareba mukanaliza mukamenya bimeze gute hanyuma mukanakorana n'abantu bari professionnel tutari bya bindi by'umwe utukisha bose uzasanga abantu bose barabaye nk'abakomisiyoneri ngo ariko abakomisiyoneri bakora gutya yes urakoze cyane ka mbashimire ko mutere kino kiganiro cyacu Nshimiyimana uri nk'umuyobozi nyine wa Tari hano mu Rwanda kandi n'ubutaha no mu zindi ngando zitandukanye za Sango Star muhawe ikaze murakoze cyane yes reka mbashimire namwe twatangiranye kuva isaha no kugeza amagingo anga cyari kiganiro The True Service Sango Star.